بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أحييكم بتحية المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Banje izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wewe gusengwa, ndahamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuretse Allah, nkanahamya ko Muhammadi ari intumwa ye akaba n'umugaragu we. Mana muhundagazeho amahoro n'umugisha we n'abo mu rugo rwe n'abasahaba be n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu b'Uwiteka, uyu munsi ndagira ngo mbagire inama mbagira nanjye ubwanjye ntabwo niyibagirwa. Inama nta yindi niyo kureka icyaha kubera ibintu bitatu. Nureka icyaha kubera ibintu bitatu: kubera gutinya Imana, kubera kwishimirwa nayo, kubera kurinda ukwemera kwawe, sayuawiduka Allah subhanahu wa ta'ala azagushumbusha ibintu bitatu. Icyambere, sayuawiduka billadhati fil qalbi, azagushumbusha kuryoherwa na imani mu mutima wawe. Wa sa'adatu fi nafsi, aguhe n'ibyishimo mu bugingo bwawe. Wa barakatun fil hayati, aguhe n'umugisha mu buzima bwawe. Allah subhanahu wa ta'ala ati: wa man ya'mal salihan min dhakarin aw untha, uzakora ikiza, uzakora ibitunganye, min dhakarin aw untha, yaba ari umugabo cyangwa se yaba ari umugore, wa huwa mu'minun, uwo ngo ari umwemeramana akabikora, ari umwemeramana afite iman. falanuhyannahu hayatan tayyiba, tuzamubeshaho ubuzima bwiza. wala najziyannahum bi ahsan ma kanu ya'malun, tuzabagororera bi ahsan ma kanu ya'malun, ibyiza biruta ibyo bakoraga hano kuri iyi si. sayuawiduka Allah subhanahu wa ta'ala azagushumbusha bidukhulil jannati, azagushumbusha kwinjira muri aljanna, wa na'imiha almuqim, maza kugororere inema zo muri janna zihoraho iteka ryose. jazaa tarkika lil atham, kizaba ari igihembo, izaba ari ingororano yo kubera tarkuka lil atham, kureka kwawe ibyaha. kubera tarkuka lil athami wal maasi, kubera kureka ibyaha, Allah subhanahu wa ta'ala sayuawiduka bidukhulil janna, azagushumbusha kwinjira muri aljanna, wa na'imuha almuqim, maza guhe inema zo muri janna, inema zihoraho iteka ryose. kubera ko waretse ibyaha, khawfa min Allah, kubera gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, wa talaba lirida, no kubera gushaka kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa riayati lil iman, no kubera kurinda ukwemera kwawe. wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. wa amma man khafa maqama rabbih, naho uzatinya kuzahagarara imbere ya nyagasani we, wanaha nafsa anil hawa, akabuza roho ye, akabuza ubugingo bwe ibyo burarikira, fa innal jannata hiyal ma'wa, mu by'ukuri fa innal jannata, mu by'ukuri aljanna, bustani, hiyal ma'wa, nibwo buturo bwe, niyo hoteli azakirirwamo, azakirirwa muri hoteli y'aljanna. kubera iki? fa amma man khafa maqama rabbih, yatinye maqama rabbih, yatinye kuzahagarara imbere ya nyagasani we. fataraka al atham, areka ibyaha. wataraka al maasi, areka maasi. khawfa min Allah, kubera gutinya Allah. wa talaba liridahu, no kubera gushaka kwishimirwa na Allah. wa riayata al iman, no kubera kurinda ukwemera kwe,
naha nafsa anil hawa, yabujije ubugingo bwe ibyo bwamushukaga. Musomo ryatambutse twaravuze ngo fa inna nafsa wa shaytan huma masdarai al-atham, ubugingo na shaytan ibyo byombi, fa innahuma, ibyo ngibyo byombi mu byukuri masdarai al-atham, nizo nkomoko, niyo ntandaro y'ibibi. Walidhalika fa amma man khafa maqama rabbih, wa wundi uzatinya guhagarara imbere ya nyagasani we, wa naha nafsa anil hawa, akabuza ubugingo bwe ibyo bumushuka kurarikira, fa innal janna, igihembo, ingororano, ibihembo Allah subhanahu wa ta'ala yamuteganyirije, fa innal jannata hiya al-ma'wa, aljanna nibwo buturo bwe, mu bustani bw'aljanna niho azatura. Nam ibadallah. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ikavuga iti, fa innaka lan tad'a shay'an ittiqa Allah, fa innaka, mu byukuri, fa innaka lan tad'a shay'a, ntacyo uzareka, ittiqa Allah, kubera gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, illa a'taka Allahu khayra minhu, uretse yuko Allah subhanahu wa ta'ala azagushumbusha icyiza kurusha icyo waretse. ولذلك قال بأحسن ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى ati walanajziyannahum بأحسن ما كانوا يعملون, tuzabagororera ibyiza biruta ibyo baretse. Allahumma habibi ilayna al-iman, mana nyagasani duhe gukunda, habibi ilayna al-iman, dukundishe kugira iman, wazayyinuhu fi qulubina, uitake mu mitima yacu, iman uitakishe imitima yacu. وكره إلينا الكفر والفسوق, utwangira ubufasiki والعصيان no kukwigomekaho, واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مصلحين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.